Hello inshuti zanjye, uyu munsi nshaka kwereka uburyo dushobora kuzamuramo YouTube channel yacu ikageraho iba monetize. Kanze ubu ngomba kukwereka uko ugomba kuyikoresha. Ona iyi ni Menya Studio ya mubwira ngo iyi ni Menya Studio nshya. Kigomba gukora ni subscribe yo ni ingenzi kuri weho tugiye kubana. Ngiye kwerekana ibi bintu. Then bwa mbere tugitangira urajya kuri Play Store. Ukimara kugera kuri Play Store none uraza udownloading, urandikamo you channel gutya channel, none urangiza usearching, urandika gutya, none urangiza usearching ubwira ngo ngiye kujya muri no mitsi, ngiye gukwereka ibintu bijyanye na YouTube, utuntu twataruzi unono. Then urabona ko njye ndayifitemo na downloadinze, noneho uraza uyigemo, ngiyi hano ndayifite, noneho urayinjiramo. Noneho wewe ukigiye kwinjira muri cyashya barita bakubwira ngo barita bakureka ahantu ugomba kwinjiriramo, ushyizemo email, urahita uhitamo email uyemezemo. noneho urahita ugera hano kuri no page. Noneho then urabona ko nkimara kwinjiraho hano hari utuntu nshaka gusobanuriraho. Urabona ko ukinjiraho meze gutya. Urabona ahangaha kwirinda ibintu bijyanye na copyright, reka tugire gutya. Ibyo uri kubona ni amakoyini. Ibi ngibi hano hambere ni views, hano hakaba ni subscribe, hano ha gatatu ni like. Hano ni amasegonda, ahangaha no 58 ni amasegonda tugomba kureba tukagera coin 51 mu gihe turebye ino video. Amasegonda 50 nangahe bahita baduha amakoin ariya. Na hano ubwo nyine ushaka kureba ibindi, ahangaha andi makoini ukanda hariya abasanditse sin ada, niho ukanda. Okay, noneho urayikandaho. Ukimara kuyikandaho bahita baguhereza ya masegonda na yama akoini. Urategereza ya masegonda baguhaye arangire. Koini baguhaye zahita ziyongera kuri za zindi dufite. Noneho iyo bimaje kubafungura bahita bakwinjiza kuri YouTube iri isanzwe usanzwe ufite muri telefone yawe. Barayikwinjizaho, noneho ya masegonda akomeza yagende. Niyo waba uri ahantu hatari network ibintu byawe biragenda neza. Dusigaje amasegonda angahe ngo gite tubona no makoini. Ndaje nkwereke n'ahantu uzavana amakoini menshi uburyo mu gihe gito bizajya bawujuje akenewe. Urabona ko amakoini yacu yamaje kwiyongera. Koini zacu zamaze kwiyongera, ariko ndaje nkwereke uburyo wagiramo nyinshi. Aha hantu handitse like na subscribe, hano niho hava amakoini menshi. Kanze dukore nk'akantu gatoya, dukore hano kadujye kuri like. Urabona ko like twayikanzeho ho ushobora no kubona amakoini 1000. Ushobora kubona amakoini nk'igihumbi mu minota nk'itatu, amakoini 1000 kandi harimo subscribe nyinshi. Ana tumaje kugura andi makoini kuri like nyine, naho uragenda ukareba nako ahise yongera. Noneho kugura, noneho ugiye kugura uko uzabigenza weho uraza ukanara kuri kariya kantu kameze nk'intuza, noneho ukabona ukajyaho mara ukajya ugiye kuri kano kantu ka plus, noneho uhitemo icyo ushaka gushyiriraho. Hari bwa mbere subscribe na views na like, weho urahita uhitamo kimwe, ariko twebwe reka tugure views dushyire kuri views.
noneho mbereke uko bikorwa. Nkubwira ngo weho ufite channel, hano uragenda ukopiye link yo muri YouTube uze uyipestingemo. Nkubwira ngo ufite YouTube channel ushaka kuzamura bitakugoye pana bino buryo irahita iba monetize, uranyandikira kuri zino nimero ngiye kukwereka. Izo ngizo uraza kuzinyandikiraho ndagufasha nta kibazo. Noneho urahita uza ukande add hariya, noneho urahita uza hano handitse view, urahita uhitamo views ushaka. Twebwe reka duhitemo izanyuma batanga, ni views 10 bazanyuma batanga. Noneho hano ku masegonda umuntu agomba kureba, weho uraza uhitemo 4 na 5, ariko nyine weho urahitamo nk'ibirimo iminota nk'ibiri, uraba ufite amakoini menshi. Urabona bahita bakwereka amakoini bigomba kugurwa, none ugahita ukanda done bigahita bikunda kubera nta